ntabwo nabikora ibintu uri kumbwira. Umva nawe ibyo bintu ugiye kumberamo umva tuhita twangana. Si umwana uko usenga umuntu usenga ajya muri ibyo bintu. Kunese umuntu usenga ibyo bintu n'icyaha wowe. Umva kari akagengo ntacyo gatwaye ahubwo nawe ntabwo nakajyamo ako kagengo kanyu nzakomeza ngende muri gengo reka si ubona abayesiteri bavuga ibintu bizima wowe. yego cyane. Reka njye mbona abayesiteri nta bizima bavuga. Misi myinshi ko kera sinari ngwerutse. Yego ko nanjye nuko Yesu yabigenje neza. Mama Kamili meze neza nukuri urakeye hana yanjye. Ariko nawe ugira amashyengo sha nukuri Yesu yabigenje neza. Nukuri niko kuri. Mujye mureka ukuri tukuvuge pe. Yego ndabibona rwose. Ba wicaye hano reka njya kuzanira agatebe. Yego murakoze. Ariko cyo nigendera mbadakubonye. Abangwe reka muvugishe. Yesu we. Ngaho zanire tumene habire naniciyeho ndakubonye ndavuga ngo reka muvugishe. Tebuka. Bana we. Nanjye nahoraga ngutekereza. Abantu baba baraburanye. Buri munsi mvuga ngo ndajya kureba Mama Kamili, ndajya kureba Mama Kamili bukira bugacya nuko. Nyine umuntu aba yihugiyeho. Umuntu aba ari mu turimo two mu rugo. Cyane mu mirima dore imvura yaraguye yabaye nyinshi. Nibyo umuntu aba ahugiyemo. Meze bitese. Ukagira inkuru ejo bundi twifate tuze nyine kurepeta. Tuze nyine ndi kureba muri fone inshuti zanjye ziri kumwandikira n'uwo wanjye akajya anyereka ibintu nabishakanye agende yihuta yivuye agere kuri meri nyine ambwira ati ma urabizi Kadete musize hari n'abahungu byahise sha. umva reka nkubwire rero karagongo kabanyu karanyobe yari ikujije asiganye n'abakobwa bamuruta none umukobwa bagira umva n'ikirara umva n'ikirara mu bindi none umva imvuga bahagaze subundi mwebwe nagarazi bazana wowe. Umva yarananiranye mu rugo mama yaravuze byaranze. Mama kurepeta none inzira bacamo nibaca mu muhanda baranyobe sundi baba bagiye kureba iki we. Ako nyine icyo bazakuramo bazakibona. Gukora cyo kuzananiranya kiri umwana none yari ikujije gukumura huru ukagira ngo ni umuntu w'umusore wa dana. None ngewe none yagize pasiteri yaraje. Urumva arabimubaza neza arabyemera. Mama ubwo yari yagiye nyine kumutegurira akantu none ubwo araza ngagiye kumusaba imbabazi. Pasiteri abagize ikibazo cyihutirwa baragiye abarambwiye ngo we ngaho kugira ngo usabe imbabazi ngerega ngurana napfukamye imbere yawe kugira ngo tabasaba umwana ibisazi agize bivuye he. Umva ntabwo bro wawe yapfa guhinduka bitewe n'uriya mukobwa bagendana. Umva kiri kuri wa mukobwa wawe namwitaho nyine kuko nta nshuti murimo rega n'ubundi aramuruta. Icyo bazakora kuko gusa nyine bamukurikiyeho ibiceri witondeye. Nta mukobwa afite ibiceri yego afite ibiceri sinza akazakora. Umva shera afite ibiceri amafaranga nzajya mbwira mami ayame ngiye ntabwo rwose ibyo sinabikora. Ejo bundi bro wawe azafite ibiceri birenze kuko umukobwa we kugenda umva afite ibiceri kandi ubanza kiriya gikorwa kinamukunda ubona ukuntu areshya noneho burasa umuntu wese kuri aya bari umwana bakataze sinzi icyo bazakuramo bazagisiga nanjye. Bro wawe ubanza ari n'ibiceri yakurikiye dana wamenye. Tuvuge ibintu dusubira ibindi nawe reka mugaruke ko numva hateye ikiganiro kuri bro wanjye bamwibajijeho ibiki wowe ibyo uri kumbwira ni ibiki. Umva reka nkubwire ngewe ikizumva bari abatipe turi no mu kigero kimwe nicyo cyiza. Hanyuma kuri kumbwira ngo abakurikiyeho uriya mukobwa ibiceri wowe ureba ukuntu usa wambaye neza gusa wifuza cyane
reka nkubwire rero uriya mutipe nta kibazo cye gusa nyine nawe bicara bifite ariko we n'ikiza dusa n'abangana ariko ikibi cya bro wawe rero uriya mukobwa aranamuruta cyane simbabujije gukundana ko n'ubundi bro wawe umva ari hasi kuri njyewe gukundana bari abantu bari ntabwo nabuza gukundana ko n'ubundi bro wawe ari hasi kuri njyewe rwose reka tutaza gutwarwa n'ibiganiro byacu ngo nibagirwe no kukubwira n'ikintu numvaga cyanzana kagira inkuru rero mperutse kwitambukira va ku rusengero ndimo ntaha ndangije mbona bwije nanga guca umuhanda wose nyura ya yindi yo mu rutoki inyaruka kugira ngo ngere mu rugo vuba mva mpuye na wa muhungu wawe Kamire wanjye yego murahura turahura muri ziriya nzira umukobwa w'ingoma w'igitamati umukobwa muwa Yesu Kamire wanjye uriya ruhinja umukobwa si ubwo bari kumwe n'uwahewe ntabwo wamumenye se ariko mama Kamire rwose urasetsa uruhinja hano baba barakuze mutabizi umva ahubwo icyanangaje n'icyatumye numva nzaza kukureba nawe wumva iyo nzira bari banyuze bateshejwe inzira y'umuhanda baca izo z'inyuma noneho nibwo nagize amatsiko ndavuga nireka mbaza aba bana nuko ngo ndagiye ngo ngiye kubasuhuza no kubabaza amakuru nk'abana b'abaririmbyi urubyiruko rwacu tuba tugomba kwitaho no gukurikirana nk'ababyeyi nimuri aho yemwe ba uzi umukobwa bari kumwe ari mu bicu nabashuhuje cyakoze barankundira ariko umuhungu wawe haracyarimo akantu arashuhuje ashatse rwose no kuntega amatwi y'ibyo vuga yego umukobwa bari kumwe akajya agira atya akuri iyo ndondogozi y'umugore ndavuga ni bakobwa bakowe aba ni babana nzi cyangwa se imbazi numva ndumiwe ndabaza ntise murajyayo bakeneye kunyumva no kunyitaho yego ariko se mubaze turaganuwe aho turareba ariko muzi oya ndanamuzi ahubwo nari nibagiweho gato ndanamwibutse ahubwo nuko ni wa mukobwa witwa Mutesi wa Nyesi wo kwa Nyesi uriya mukobwa ungana kuriya ntari kumwe na Kamire wanjye ariko mara naruha Kamire wanjye yari ari kumwe n'uriya mukobwa niyo mpamvu nk'umubyeyi nanjye nagize impungenge ndareba uwo mwana uko angana ndareba umukobwa bari kumwe ndeba inzira barimo kunyura numva mbigizeho ikibazo n'impungenge ndavuga nizaza kubwira nk'umubyeyi ukurikiranire hafi yiga wa muntu we kurera ni uguhoza ucungacunga aho agenda abo bagendana uganiriza umugira inama turebe yuko wagarurira hafi ntabwo umwana ungana kuriya yatangira kugendana n'inkumi ingana kuriya ngo bizasoze amahoro naramwiyamye nawe narabibonye ejo bundi yaraje arizana ngaje kumureba ndamubwira se mukobwa imyaka ufite n'umwana wanjye mupanga iki ni ibiki muhurira umva se n'umukobwa afite imvugo aho ngaho za mvugo zimwe z'indara gusa izo yakoreshaga namwe atari kubundi gusa iyo mvugo uri kumvugisha ukwiye kuba ari njye urimo kuzibwira wa mukobwa we ndamubwira ati mbabarira mvira mu rugo singushaka ntabwo gushaka hamwe n'umwana wanjye ndamubwira ngo wa mukobwa we indeshyo ufite imyaka ufite ntabwo ukwiye kuba ugenda mu mwana wanjye wa mukobwa we ndakwiyamye niyo mpamvu nk'umubyeyi nanjye nagize impungenge ndareba uwo mwana uko angana ndareba umukobwa bari kumwe ndeba inzira barimo kunyura numva mbigizeho ikibazo n'impungenge ndavuga nizaza kubwira nk'umubyeyi ukurikiranire hafi yiga wa muntu we kurera ni uguhoza ucungacunga aho agenda abo bagendana uganiriza umugira inama turebe yuko wagarurira hafi ntabwo umwana ungana kuriya yatangira kugendana n'inkumi ingana kuriya ngo
bizasoza amahoro. biriya byose mbona biterwa n'amajoro bataha. abana banjye bataha uriya muhungu ataha ijoro. Amajoro sinakubwiye se nyine amasaha twahuriye ko nanjye aribyo byatumye mbyibazaho. biriya bintu ko ngiye kubihindura. wimba mbona uncanga rero umva nubwo turi inshuti ariko njye mbona waranyobeye bawugira nk'abantu b'abakecuru noneho ikintu mubwiye cyose ngo ni pasiteri yabaye pasiteri ubundi pasiteri wawe yagutwara iki? ntabwo muzi sha nyine pasiteri ni pasiteri nyine ni pasiteri ndabyumva ariko ntabwo yakubuza nyine gusa noneho ndabona wambaye neza da ese uzi ko turi n'abaririmba se noneho wambaye neza pe cyane ukuntu mfite isoni yego ko isoni se ziki nawe rwose ujya unumva ufite isoni ahubwo ujya uhora wambaye neza. njye mba numva abantu b'abaririmbyi tudakwiye kwambara gutya yego uri umuririmbyi ariko nyine ntabwo wajya mu rusengero ubyambaye ariko nta nubwo wajya no kuryoshya wambaye ibintu byo mu rusengero kugira iki kenshi umva kuryoshya sha nawe urancana wiki nese ubwo ibyo biragutungura ndyoshya gute se yego ko wenjoyinga ubuzima sheri njye ndyoshya mama dutembereje yego ko niyo mere watagutembereza umva bari abanyeshuri tugana ntacyo batwaye umva mwatembera mu karyoshye bigatwara uranyumvira nta ntumbuye mukobwa gusa ubwo wumijwe ko ni wahindutse ntabwo nahindutse ahubwo wowe urimo urahinduka ubu ninde waguhinduye umva nawe pe urantunguye cyane pe umva nawe ahubwo ibi ni ibintu biba bisanzwe ahubwo wowe sinzi ibintu uba umbereyemo ngo kuripesa ngo pasiteri yakubona urwaye ikibuno rero Ken yareka umupira ndabona tugumye muri izi sitori zawe bwakwira kandi hari uturimo nari ndimo gukora nuko nari nkwaye kandi nyine ngo tuganire n'inshuti yawe ndi kubona ufite sitori zidashira ngiye kugenda nyine tukatuzigame no muri weekend saa naribi nyine twagasubiriye ku ishuri nuko mbona wanyibiriyeho wagendanye na ba Esther ntabwo ari ukukwiryaho nyine naho muri weekend niko se mute n'abasaza b'imyaka 50 urabazi imitoma yabo urayizi. mva mama nawe ndashaka kukumvisha ko Kamire ari mukuru dukwiranye ntabwo nashatse kukumvisha ko ndi hano basenkana nuko wakomeje kumwita umwana kandi ari mukuru mu bitekerezo. dore rero icyo mubwiye mukobwa wanjye nutisubiraho biragukomera ngiye gufata izindi ngamba. Oya nibyo kubera ko nawe ariko tekereza ibintu byambabaje nk'umubyeyi havuga ni ibintu sinabyihererana noneho kongeraho ko muri inshuti umwana w'umubyeyi w'inshuti kumubona yangirwa uko yiboneye agenda amajoro agarutse ayo majoro uvuze ariko ntacyo nyuma y'ijoro hari agacukurikirana njye nari nzi ko utanabizi sha njye kubimenya ni uko umwana yaje hano ngaje gushaka umuhungu. Yego rero nukuri umbwiye akantu kora. Yego nyuma y'ijoro hari agace cyane rwose. yewe mama Kamire karame reka rero ngende ndabona n'ubundi amasaha arimo akura ubwo tuzasubira ubyiteho bikurikirane. yego murakoze yewe singuherekeje oya ntacyo kintu ngiye kuba ndi gukora ntacyo guma mu mirimo yawe. sawa urakoze. ariko se mana we aba bana banjye noneho ndaza kubigenza gute? Kamire wanjye uyu mwana ndaza kumushoboza iki ko akiri mutoya ndaza kubigenza gute koko? muti n'abanyetorero barimo baraza kumbwira ko urimo kwitwara nabi uretse nako ubuyobozi bw'umudugudu. mwana wanjye wakwisubiyeho ariko akumiruka ariko se mama ugeze nawe unshyiraho ingenza abo banyetorero se baranshinzwe bashinzwe kungenzura aho nyura. mama ibyo ngibyo ntabwo mbyumva ahubwo ni ya menshi yanyu yo mu rusengero nahuriye he na bose nta foto nta cyabaye. urahiye uti nta foto nta cyabaye ubu njye mfata ntacyari amagambo ahubwo ko ambe nigenze kuko ndabona rwose nawe njyana ibyawe bitoroshye wa mwana we ndabona bitoroshye yewe uretse imana yonyine niyo izakugarura mu ngoro. mama Ken uri guhamagara mama Ken yawe undi Ken uri hano atari wowe? oya nyine mama ntabwo ibyo bintu nyine birenze ahubwo kamutere sitori rero kagira inkuru kuko ejo bundi nyine wabonye ko natashye neza yego
mama noneho ku ishuri bazanye abatipe bashyashya yegora yego umva hebo muratwika rero bahagazemo neza yego nurabizi ko natagaye kubikubwira noneho amafaranga agiye kwiyongera yegora wabaye abakire umva abo bahungu rero baje bikino bo umva baba bihagazemo neza ubona baragukika nukuri banze baba ari abakire cyane yego sha ariko nyine ntabwo bakure yego kandi undi bizaba mama ni we wanjye yego sha ega ndakwemera mwana rero kuri yanyu kurengana nawe cyane rwose mama umva rwose rero navuze ngo nzakugeza mbikubwire nkukubita iyo nkuru utazajya unabyibazaho cyane gusa ubundi kuki watinze kubimbwira shama nawe nyine hari igihe natahaga nkabona ubitinzeho ho gake ndavuga ngo kambe ndetse mwana wamba barasi nzongera cyane niyo mpamvu nabitinzeho rero kubikubwira ariko n'ubundi ntabwo natinze cyane ndabibaye vuba ntabwo ari cyane ngambwira rero mbwira ukuntu umva nyine abo bahungu si uwo mukobwa w'inshuti yanjye umva we ahubwo sinzi ukuntu yambereye nimba ari mama ubitera ntabwo mbizi ariko mama iyo umeze nka Mary shawa ari kumbangamira kabisa ujye uva ku bana b'abatesi abana b'abatesi baradabagiye sha uriya mukobwa rwose nawe uvukana na Kamiri nawe ajya numva umva mbese amasomo arangira ahita ataha nawe se buryo arangira ahita ataha ukuntu uriya mukobwa nawe yitonda cyane abo mubwira ko ureka reka ibintu by'ikirokore niwe wanabwira aho ngo uzabive ujye ureka mama nawe reka ntugaruke simeruka nawe ujya gusenga umbwira ngo umurokore ese mwana nana nasigaye ncengerera mu buzima gutyo habaye simeruka waranaririmbaga muri korali mama usanze ari ubuyobe kugera ukanabivamo ukabirambirwa urabirambirwa nyine ubundi se ko nongega numva ngo Yesu azaza bazamutegereza abageze reba igihe nahereye mwana wawe uranarambirwa n'ubundi uzashobora kuzajya gusenga wenda nenda kuza yego sha tuzaba tujyayo mwana wanjye rero buriya nubwo biriya mba mbirimo ni ukugira ngo ejo ningire ikibazo nzaba numbasha kubwira ikibazo cyanjye naho ubundi nta bindi njya numva ngo nabo ari abantu basenga bagira impuhwe cyane uzi ukuntu bagira impuhwe urabisunga da unababeshya cyane bakajya muri kumwe kandi mutari wagira ikibazo bakakugirira impuhwe mfasha nese ntibakugirira impuhwe bakurikije Yesu yego sha mbere nawe yari umunyemuhwe nukuri yego cyane yego sha none ngaho mbwira se nibi ntabwo iyo nkuru nawe yindangirije mbwira iyo nkuru rero y'aba basore seka abo basore nakubwiye mva bo bahagaze neza ahubwo ni ukuzajya nawe wihanganira igihe nahira mwana wa narabikwemereye igihe nzabyihanganira rwose ni ukuzajya wihanganira igihe nahira naho ubundi si nuko nyine uriya mukobwa uvukana na Kamire yaba yarabivuyemo twazajya tunamanukana ujye umwihorera ariko mwana wa reka mubwira none uko nabikwemereye ukaza ugenda ngo urareyo buke ahubwo ujye ubabwira baguherekeze kandi bakugeze hafi y'urugo kugira tuzagira umuntu uguhohotera sibyo oya ntabwo nararaye ntukarare mwana wa mbese ntabwo naraye kuko nabo baracyari abana bataha iwabo nubwo wumva ngo bafite amafaranga ntabwo baba muri geto yego mama nawe rwose wumvaga baba muri geto ubwo iriya saha mutahira nabo nibwo batashye iwabo nabo nibwo batashye iwabo bose ntabwo iwabo babigiraho ikibazo wasanga nabo baha amafaranga ngo babigiraho ikibazo mama nawe rwose yego mana yego sha komerezaho yego ko no gukomerezaho dena ko umuntu akaba atananiye kaba kigize nabi ariko mama nawe ubundi ubu se ko wamuguriye bisimenti ntabwo niwe mubi ntabwo nayaga nubwo nakuze ashegenda ngira ngo hari ndakugurira kandi ndakugurira mwana wa rega ndagukunda mwese ndabakunda umarega nicyo ngukundira ndabakunda pe koko cyane nanagura rwamaye uburenganzira bwanjye bwose ntabwo wanyanga ese mwana wa Keni uyu none si umunsi nta gahunda ufite ariko gahunda nyifite weekend yego cyane rwose ubwo none agiye kumfasha guteka imana ishimwe sha gahunda tujya mu gikoni rero tujya mu gikoni tugenda tujya guteka mwana we ntamufasha kano karumuna kawe hanyuma nigire mu gikoni guteka kuvuna nagufasha kamfasha reka nireka kukuvuna nigare kajya mu gikoni rero sawa urugo rwanjye noneho gahera he nta muntu ukomanze ninde
yewe wabona ubonye ukwimuka mu kanwa yewe mwana uraho neza mwana we imana ishimwe uraho neza tambuka wicare ni amahoro ubwo nazaga nari umuntu uzanye n'uriya mubyeyi nanze kwiyerekana yuko tuziranye kuko yari kubifata ukundi niyo mpamvu rero wabonye nagumye ncecetse nuko byagenze yego aha uriya rero uriya mubyeyi yaraje kunganiriza ku bya murumuna wawe yaraje kunganiriza ndetse ntagira ababyeyi bugufi ngo bajye bampumuriza nyamuna mwari kubona n'imyenda nayitaye mu muhanda Mutesi yarangoye rwose wagira ngo ntakiri muri uru Rwanda n'uwandi mahanga Mutesi yarandumbiye naho Imana yonyine niyo yo kumfasha akagaruka mu Burundi ahubwo rero nari mufite siripurize se ni iki mukobwa wanjye ni ukugutungura nyine yego yego uretse babwira aho ngaho naje reka nze ngore siripurize nuko dore uyu ni umukobwa wanjye muzukuru wawe yitwa Kendi ungaruka yitwa Kendi kuko mana ye nikuye ngo witwa nde yeza kuzwa kunde basufite inkuru yego ndayifite mugiye kungana ni siripurize nyine mukore ndaho ni mwitare mumbwira ahantu mwanyishyuye abantu umukobwa wawe ko ari inkumi uretse kumbwira byinshi reka muzanire agatebe yicare yewe reka nzanire umwuzukuru wanjye agatebe yicare kene ngwino icara bugufi maze mubwire mumware makuru nuko nyine ubwo byagenze nyine naragiye ndihugika nuko ndakwibagirwaho ariko nyine unyihanganire umubyeyi ababarira umwana yego ndakubabariye mwana wanjye urakoze cyane ndakubabariye rwose ndakubabariye urakoze ndakubabariye ntabwo nabura kukubabarira kandi wibutse ukaza no kumbwira ayo makuru yego ubwo rero ndamukuzaniye nyine numvishe nyine uko umukobwa ameze Mutesi ubwo ndamukuzaniye ngo ajya gufasha uturimo yego ndamuguhaye ubwo nyine nuko byagenze nibutse yuko Mutesi yakunaniye Imana ishimwe urakoze ungana so urakoze rwose urakoze kumpaye umwuzukuru wo gufasha uturimo erega nari maze no kunanirwa mwana wawe uzi ko njya no kwivomera burya Mutesi yagiye kuri iriya telefone ndagenda nkazana amazi nkasanga aracyayiriho n'abavugana nabo niba abo mu mahanga niba abo mu Rwanda rw'ino simbizi nuko nyine ubwo rero njyewe ubwo ndamugusigiye ubwo reka ngende ubwo nzajya nza kumusura ni ukuri yego Keri usigarane na nyogokuru wawe nzajya nza kumusura sibyo ngaho bayi yewe reka uherekeze yewe nuko ibya Mutesi nibyo nukugumya mwese mukamfasha mukagumya mukandwanaho kuko ibya Mutesi byo ndabona ari byiza yewe usobanura tujya kuvoma uri umushyitsi n'ahantu tuvoma ni kure biransaba kugushakira umwana ujya kuhakwereka ejo hari umwana w'umuturanyi wamvomera ikijerekani kiracyateretse harya ngo ni Kendi ntabwo wahita ujya kuvoma Kendi ihangane hano hari umwana w'umuturanyi ejo yamvomera ikijerekani kiracyateretse yewe birahari ese mba naririye kuri bingahe jyewe jyenyine
ibyombo birahari birogeje, ahubwo reka mbanze nguhe n'ibiryo ariko reka mbanze nguhe ibiryo ngwino mbanze nkugaburire ibiryo bya nyogokuru, urabizi uburyo biryoha. Jya kureba umuntu ukomanze nka jya kureba ukomanze neza. Muraho neza amakuru. Nyogokuru wawe arahari, ariko si ko mvuze nyogokuru umenya ko nyogokuru ari umuntu wese w'umukecuru. Yemwe ese niwe wakomanga? Niyo wakomanga wakomanga rero kandi niyo wanjye yedego. uraho neza. Muraho iminsi yari ibaye myinshi. Imana ishimwe yazavuze iteka ryose. Naguhobere mwana we, naguhobere niba ari umwana. Uraho neza. Yesu nashimwe. Uraho neza. Bedebo waruza ibyiza nabonye. Uyu ni umwuzukuru, uyu ni umwuzukuru wanjye. Wandese ni wowe mukobwa wanjye. reka reka nugere hasi. Uraho neza. Aka kana se mukwitana. Umwana n'abandi azi kuvuga ariko nakubwira agomba kugira isuku y'akwiranyira. Kenya nuko amakuru yawe. Amakuru ni meza shika. Aha rero bwira mumeze muti wanyaho wacaho ngaho uburenganzira nuko abana bawe baraho. Abana baraho. Ubu murashingira ubundi nka murumuna wanjye ko ntarumva nkumira nta n'inzoga baragutura. Yewe umuhungu w'imfura arimo arasaba. Umukobwa nawe ngiye kumushingira. Ubu ugiye warasinyoye. Noheli nzamushingira. Warasinyoye wenyine. Ntarinje no kukubarira ahubwo kugutumira. Wagira ngo se mbikubwire ntagutumira. Ni ukuri. Imana ishimwe. Natwe ibyo birori twari tubikeneye by'abana bacu ariko. Nuko rwose ibirori birateguye rwose pe. Cyakoze twabaye twebwe abarokore. Ubu nsigaye nshima Imana ndirimbira Imana. Umva ibyo ni byo byiza. Nanjye mutesi wanjye uraha yari yarayobotse ariko sinzi icyamugaruye. Ubu ngubu ndareba nkabona yarabaye uw'isi mbese ibintu byaramukomeranye. Ariko nanjye ndimo ndashaka gutera ikirenge mu cyanya. Hari ibyiza mwacu. icyo nakugira inama tangira usenga Imana. Sengera abana bawe. Ese mutesi wamurenganya tangira umusengereye. Ujya gusenga buri munsi umuyobora inzira igana Imana. Kuko nasomye ijambo ry'Imana muri Yobu 28:28 harambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge bwo kuva mu byaha niko kujijuka. Sinutajijuka utegereje iki? Ni ukuri ibyo ni ibyo kunyubaka. Ibyo ni ibinyubaka. Dore nagize amahirwe mbona n'uyu mwuzukuru. Uyu mwuzukuru azajya asigara ku rugo nibura nanjye mbashe muhoke ngende njye gushima Imana njye gusenga Imana. Niko se debo. Yewe ubu ngubu singiteka. Reka mpamagare wa mwuzukuru wanjye akuzanire icyo wafata. Teri yewe gerageza urebe icyo twakiriza uyu mushyitsi. Dore nawe ni nyogokuru wawe reka utagiramo. Ese wajyaga wibera mu ngaho wenyine? Abageni n'umukobwa wanjye agataha iyo rigiye bajya kumva aramuriza urugi hejuru. Nta nubwo akimenya ko ari umukobwa. Ubwo ntaba yagiye gusenga. Yewe aratinda bikarenze ukabona nta n'urusengero icyo gihe rugikora. Aza nijoro aza mu gicuku. Yewe Keri ese ntabyo urabasha kubona ngo uzanire umushyitsi?
mama karame kaderi umeze neza turi cyane heza no mwakunze twakunze ntabwo hayameze mbega ahantu heza we kame ni heza cyane sinishimye ubundi makuki imbere utari wamunga bana banjye se ko ubushobozi buba butaraboneka nari kubazana ahantu ubushobozi urabeshya butaraboneka noneho twaje ahantu heza pe uri kumwe udukise ma bwa mbere mbonye mwishimye turaryoshye ariko se ariko ngiye kami waranyobeye n'amazi mufite amatsiko y'ikirimo erega we ntabwo njya mumenyeye ntabwo njya mukinisha amazi wasanga ari utuntu washyizemo na ushuka ngo ni amazi mudukise kami ka tuntu tuba turi mu cyumba se natwuzi ariko kami umva nkubwire mwana wanjye uzi ko ugeraho ugakabye mbabarire nyine ariko hari igihe ngenge nza nkareba mu cyumba cyawe mu kabati ese ubundi wowe uvuga ibiki ubwira mama ngo ibintu se wajya ucece ku bundi mbabarire ibyanjye na mama urabizi wowe ubushi nawe ntukajya ugenda ubivuga ujya ugera aho ubivuga ngaho murekere hakuze ko murengera nyine jya umubwira ceceke niba ndi kuvuga ceceka sabe ko ukiri kubeshyiramo kami karame uba mushiki wawe ndajya mwubaha wabyumvise sininde ukomanze ntabwo dukeneye abashyitsi se se mu nzu nshyashya ntabwo turayifiringa ntabwo turayifiringa ngo turyoshye umugani tubaye tutaranjoyinga twishimiye utangiye gutumira abashyitsi kadete jya kureba umuntu uri gukomanga nawe ibintu gukora ntabwo ari ibyo kadete komere gukunda abashyitsi mwiriwe hari igihe nawe ukunda abashyitsi ugakabya muraho mwinjire ni kare uraho neza yego komana yanjye ese uraje cyane ukuri urabangutse ako kanya mbisenze munya muraho neza munya umeze mute meze neza munya urakomeye mbadakomeye cyane kare bicara impande ya kadete biriya kadete kadete uhuza uraho meze uriya wundi ni byiza meze neza meze neza ako se ni agaki ngo dusangire aya ntabwo wanywaho wabonye abana banjye n'abanyamashyengo mbega buriya uretse urabura mu kanya bariya barimo baraseka ariko ukihagera bavuga ngo abana barasuzugura ariko ni kuri abitereye nyine ni byiza cyo kora ndabona nta kibazo mufite nanjye navuze ngo rwose reka nikore nongeye n'umukobwa wanjye mama katube twigiriye hanze twebwe ngenda aba ndi kumwe na mama ariko tonde cyane ukuri urakoze ndavuga ngo umukobwa wanjye ahora banyishyuza mbwira ngo nzajye gusura tuzaze kubasura maze nawe asura abandi bana ndavuga ngo umunsi reka nikore maze musure kandi naho wari wimukiye neza kuza kureba nkanahamwe cyane ukuri twageze muri karitsiye nshyashya nawe urahabona iwacu uri kuhareba mbega urumva imana yabigenje neza siko mujya muvuga barukore se cyane rwose njya mbyibuka nanjye nkabivuga imana yabigenje neza urahabona abana banjye barahishimiye hari haruguru bahoraga mbega bitameze neza bavuga ngo mama hano hantu ntihatubereye hano hantu ntihadukwiriye bababwira ngo mwe mwitonze ariko bishimye banezerewe kuba twongeye twageze mbega ahantu bishimiye ngiye nshimye imana pe nshimye imana rwose ntabwo itagize yarakoze ahantu ni heza cyane yego ni heza rwose yego se bakunze kwita mama munyana nyine mama akunda nyine kuvuga ngo agiye gusura ahantu ariko nyine akunda kuvuga ngo agiye gusura mama munyana abandi bana mungana ntibagiye hanze si ho bari mbwira aba ari abana
ntabwo mbishaka kujya hanze. ujya Kami. Nshaka kuba ndi mu nzu nshyashya ariko ntabwo ubibona ko ari nshyashya. Umuhungu wanjye rero umva hano yahakunze ntashaka no gusohoka ntashaka kujya hanze mbega nimba azaguma akaba mu nzu byancanze. uriya umunezero wamva nuko nyine ari umwana ariko barumva nyine yahaharaye arumva mbega hano ni mu rugo sibyo Nahabonye. tuzi umutima wawe rero sibyo wumve ko ari ubuzima busanzwe nta birenze biri hano. Ahubwo ikibura ni kunywera nyine tukishima tukanywa tukarya tukishima ariko ntabwo ndahaga. Ntabwo ndi kumva sinzi ko muri make ndi kwiyumva. Kami Karame. sohoka usanga abandi bana ganire n'uyu mubyeyi sibyo ibindi turaza kubiganira. Mugire vuba namwe mugenda mukarondogora nkicara. Ako se Kamiri umwana wanjye wanyumvisha ariko najya mu muryango uri kumva muragenda mukaganira nkicara turagira ngo haguruka ugende nawe ushaka kunyicara iruhande n'ubushaka kumva iruhande. Ndagukunda cyane. waba ugiye umuhungu wanjye mutunzi nuko nyine nta kundi ariko umwana ukagenda akurana ukagenda bigenda bishira buriya nicyo kigero agezemo. hanyuma rero mperuka iwawe turi ku nkuru y'umukobwa wawe ukuntu kubwira afite sheri none se koko byari ibiganiro cyangwa byaje kuba byo? yewe rega ntabwo buriya ngo ukuri gushirira mu biganiro. Yego bya bintu nibyo nubwo uwo musheri ntaramubona ntaramubona n'amaso yanjye ariko mu buryo ndeba umwana wanjye ndamubona nkabona yatakayemo neza nkabona ari mu rukundo rwose nkabona yashiriyemo. ariko rero bakagombye kubanza kumenya ese ni muhungu ki koko nawe utazafata umwana wawe akajya kubabara nyuma y'uko umaze kumurekura. yego jya ubanza ushishoze umurebere koko nk'umubyeyi uvuga ngo umwana wanjye ibi nibyo cyangwa se si byo. hari igihe haza abantu bagashuka abana akamwereka ko amukunda kandi atamukunda ari ukugira ngo amushore mu ngeso mbi gusa cyangwa amubabaze gusa sibyo. nanjye icyo nicyo nshaka kubanza gushishoza. urabona ijisho rya mukuru ntabwo rizinduka riba ryagiye nafata iya mbere uwo muhungu nkamumenya nzafata igihe cyo gushishoza. erega mayi umuntu acishamo akanasenga ntabwo biba byoroshye hanze. ukora ugira umukobwa ufite umuco niba hari umwana witonda umukobwa wawe ujye umwohereza aganire n'umukobwa wanjye wenda hari aho byazagera sibyo. oya nzajya mwohereza rwose humura. none se kureba namuzanye yahoraga anyishyuza abanafashe iya mbere yo kuza ngo tuharebe nawe ahamenye biyumvanemo rwose. icyo gikorwa ndashaka ko tuba umuryango tuba inshuti nyanshuti atari bya bindi byo kubeshyanya. niyo mpamvu nateye intambwe nkavuga ngo uyu muntu wimutse nanjye. ariko reka twongere dusubire inyuma. mperuka umbwira ku nkuru y'ukuntu wasogongeye Yesu kandi twarasangiraga akabyeyi. mbabara ubimbwire neza rero ibyo bintu twabiganiriyeho. rero reka nkubwire. yego uriya kwakira Yesu ntabwo biba byoroshye. ubundi umutima wawe aho ushyikira niho ubugingo bwawe buba buri. kwakira Yesu ntabwo biba byoroshye. ubutunzi bwawe buba bugize gute itondetse buretse gato. yego rwose ndakumva. iyo uhumirije gutya ukagira gutya umva umutima wawe hahandi ushyikiye niho ubutunzi bwawe buba buri. reka da uzabikore nimurebe umirize gutya ntuzi utuje ari kuri wenyine nta birantega nta bintu ugire gutya aho uzumva umutima wawe ugize ngo uzajya kumva wumva ubutunzi bwawe niho buri. kandi ubwo butunzi buri amaharaka kubiri. hari ubutunzi bw'isi hari n'ubutunzi bw'ijuru. hari n'ubutunzi bwo kumenya no kutamenya.
ariko abantu mwabaye barukoreye uzi ko mwayobye neza ngo ubutunzi buri ahantu hehe se ubutunzi udafite kuri konti yawe ubutunzi udafite aho wabubikije yego bwita ubutunzi gute ntabwo ufite ubutunzi burahari hehe se nyine nibyo nshaka kunsobanurira ntushaka kunsobanurira nakubwiye ngo uzabikore nk'uwikinira ubu ngubu ntabwo wahita ubyumva ariko uzabyumva buriya uzamenya reka mubwire nzabumenya se ko naretse inzoga cyangwa niyo waba unywa inzoga urabumenya niyo waba uyinywa urabimenya ushobora gufata umwanzuro wo kwirinda kugira ngo nsange ubwo butunzi se bw'iteka njye rero reka nkubwire bizinesi aba ari bizinesi sheri yego ubutunzi nubwo mbona fataho n'amaboko yanjye ibyo rero bindi wowe uzana ariko wayongera iryari kubiruka twigana wari ufite ubwenge bwagiye hehe oya babare bwije mukamira nakubwiye uzabikore nk'umuntu wikenera uhumirize gato gutya utuje wiriwe muri izo bizinesi zawe mbega amafaranga wayabonye numva waguwe neza ntabwo kabyeyi wakanyweye aho uzumva umutima wawe ushyikiye gutya uzahita wumva ubutunzi sha warayobye muvandi warayobye ariko wagarutse rero ntabwo nayobye ndi seriye amashuri wize akujyana muri ibyo ntabwo bize se bitwiganye se nina kujyana muri ibyo se ntabwo uzi neza wajya va muri ibyo oya ntabwo ibintu urimo ni ibiki ubu ngubu akarikeri warakaretse unywa iki se iki kintu ntakire urwo rushya rwawe unywa icyo unywa kiriwe nywa umutobe ji fanta igikoma uzi ko usekeje umuntu wakuyobeje gutyo ninde bwira umuntu wakuyobeje iyo umaze kwinywera gato igikoma cyawe cy'imvange cy'amafu y'amoko yose ugashyiramo isukari ujya kumva uguwe neza mva nyine uraryamye urasinzira cyando nanjye nywa amazi nkanywa iyo byeri yego kandi nkumva nguwe neza none reka nkubaze ikintu kimwe yego kandi usubize yego kuki unywa amazi kandi byeri uryohera kunywa amazi ni ngombwa mu mubiri yego umuntu aba agomba kunywa amazi utanyweye amazi waba ufite n'ikibazo yego ariko nyine nawe niba mfite amatsiko yo kureba ngo umunyana ariko nawe undi mwana muvukana ufite ni uko nyine njyewe mvuka mu rugo njyenyine akenshi baraganira nkabumva nkumva ni byiza buriya ntabwo uzi ikintu kiba kibangana kuba uri mu rugo wenyine irungu iki nyine nkumva baganiye bafitanye urugwiro akenshi na kenshi nyine nkabyifuza nkavuga ati shawe ntabyo uzi bro wanjye uri hano se aha aradahari ntabwo muzi aha aradahari iyo umurebye ntabwo uhita ubona isura ye aha bro wawe namubonye mu kanya rwose ariko nyine uko biri arahari ubwo yabaho yiriwe mu rugo ndatinyitse cyane ntabwo ndashimishije wambonye oya urashimishije ntabwo usekeje hasi bamvuga uzi ko nshimishije cyane ari ntinyitse nuko uyitereye oya ni hamwe nyine hagati aho kimwe muri ibyo urashimishije reka tube turetse ibyo ngibyo utuntu mwari murimo nanjye natwumvaga ndi mu nzu hariya kunamisha nanjye ibyo bintu nanjye mama ujye ukunda kuvuga aje gusura mama we ni wowe munyana cyane n'undi mwana muvukana ufite ni njye munyana kandi ndi umwana umwe mu rugo nagukunze cyane umukobwa mwiza twakwishimiye pe gusa nyine nanjye ndabyifuza cyane kuko akenshi na kenshi iyo ndi mu rugo mba ndi jyenyine gusa nyine nungutse inshuti nanjye ni nkaho mba ndi hano njyenyine nushaka ujye unyisurire ni byiza nungutse inshuti base ngewe wamenye izina cyawe uzi ngo ni bro wawe wanoza akagera nawe uraza kukumenya by'umwihariko Kadete tumenyane birushijeho nawe ndakumenya gusa turaganira birambuye nari ncyanutse mu muhanda
oya ubyumvishe nabi ntabwo wari ushanutse wibarizaga kandi njye nifuzaga ko tumenyana nyine tukaganira tuziranye amazina ntabwo uri kumva se kuganira n'umuntu mutaziranye nzi ko ngo ni mama ni munyana se ngo ni Kabatesi tubyamarira iki njye nitwa Kamire ntabwo mama we yitwa Kabatesi yitwa mama Munyana babarira nawe utangiye kuzana byandi byawe ngo byiki nose wajya uvuga ibiriho umuntu mukuru no kwita Kabatesi yitwa mama Munyana nose wabwo bagiye kumwita mama Munyana cyangwa bamwise Kabatesi ikibazo ntabwo mwita mama Munyana ntabwo ugira mu mutwe kandi usundi wajya ingeso za basi mwazishe kambafasha aho ngaho n'abashyitsi baha kamufasha kade kambafasheho gato mama ni Kabatesi ariko ku myaka yawe uko ungana ntabwo bigaragara neza kumwita Kabatesi afite umwana wamwitirira umwana we atarakubyara yitwaga ndese atarabyara ni Kabatesi ariko mu gihe nawe utarabyara ngo ugire ukwita papa kanaka ugomba kumwita ngaho mva suise wigaragaza yitwa Kabatesi uhise wigaragaza nta n'iminsi 2 basi baragenda muri uru rugo ubundi wajya unitondamo gake basi undi muntu uri kukurya ndamaze nimba mba nashyushye arumiwe abantu barya ko reka mbanza nkereke nutitonda wowe nutitonda yikaritse n'icyashya turimo dutangiye gutongana bituritse ku nose wagiye wifata neza ukumvira ibyo umuntu ase mama yitwa siko yitwa Kamire nganyine ngareka mubwire waba wifuza kugurisha inzu cyangwa se kuyigura waba wifuza kugura ikibanza cyangwa kukigurisha waba wifuza kugura isambu yo guhingamo yo kororeramo cyangwa kuyigurisha U&I Cycle Creativity of Rwanda ikubereye igisubizo mu budasa bwacu kandi U&I Creativity of Rwanda bagufitiye tezi b'amarangi abanjeniyeri babigize umwuga bubaka inzu kuva muri fondasiyo kugeza irangiye n'amafinisaje wabishaka nka U&I Creativity of Rwanda bagushyiramo n'ibikoresho nk'amamakera intebe nziza cyane ibitanda utubati bikwene bakabitunganya neza mu buryo bugezweho U&I kandi yabaye ubukombe hamwe n'abahanga bafite bibitseho mu gutunganya ibijyanye na installation y'amazi installation y'umuriro uramutse ubakeneye nomero ngizi cyangwa se ubasanga bakorera mu mujyi wa Rwamagana cyangwa se uduhamagare kuri iyi nimero 0722673775 cyangwa ukatwandikira no kuri iyi nimero 0792079776 izo nomero zose ziri no kuri WhatsApp cyangwa se ubandikire kuri iyi email yucreativity@gmail.com